Yes, reka twongere tubasuhuze mwese inshuti bakunze mukurikiye radio ya Diaspora One Nation Radio, mudukurikiye bamwe muciye kuri y3.1nationradio.org, abandi kandi namwe mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Ngiye ubasuhuza, nitwa Simeo Muhumuza. Nkuko bisanzwe tugiye kuganira nkuko dusanzwe tuganira. Uyu munsi nabwo turi muri diaspora niko umuntu yabivuga, ariko twagize amahirwe yuko i Kigali mu Rwanda twahuriye n'umwe mu banyarwanda, nkuko benshi mukunze kubivuga ngo ni diaspora, n'umwe mu banyarwanda bo mu muryango w'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda, yitwa Bajeneza Dominique Savio, n'umunyarwanda utuye mu gihugu cy'Ubufaransa, avukana na Bamutese Marie Consolatrice. Uyu n'umugore w'umunyarwandakazi utuye mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu azwiho cyane ibikorwa byo guhakana ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yagaragaye muri filime mbarankuru yiswe Rwanda Untold Story, yagaragaye muri 2014, yahakanaga itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ubuhamya bwe bwongeye kugaragara mu gitabo yandikanye n'umugabo we Peter Verlinden. Ni kandi nanone mu nyandiko z'uyu mugore zigiye zitandukanye, no muri filime mbarankuru agenda akwirakwiza hirya no hino, bifashijwemo n'umugabo we, aho bagaragara bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bakanavuga ko ababyeyi ba Marie Bamutese aribo Semura Tarcisse na Mukabusoro Beatrice bishwe n'izari ingabo za RPF Inkotanyi. Bamutese Consolatrice rero avukana n'uyu mugabo muri kubona imbere yanyu, ni we Bajeneza Dominique, akaba ari musaza we, bavukana ari abana 8 mu muryango umwe. Uyu Bajeneza Dominique Savio, musaza we, yagarutse gusura u Rwanda, ndetse ngira ngo ni n'incuro umuntu yavuga ko ari ya kenshi. Uyu munsi twongeye guhura mu Rwanda, i Kigali niho ari, mu minsi yari ahari mbere yuko yongera gusubira mu Bufaransa. Tuhaye ikaze kuri radio ya Diaspora. Amakuru yanyu Dominique? Makuru ni meza cyane, murakoze kandi. Yego, mumeze neza? Mumeze neza, nta kibazo. Nari ndimo mbwira abantu nti kongeye kubonana i Kigali, umuntu yakwibaza ngo mwaherukaga i Kigali cyangwa se mu Rwanda ryari? Mbona herukaga mu Rwanda mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa gatanu. Yego, hanyuma gerageje guciramo abantu mu ncamake Dominique Savio wariwe, ariko noneho ushobora kurushaho kwibwira abadukurikiye. Ubundi Dominique tugiye kuganira ni muntu ki, wakwibwira abantu? Okay, murakoze cyane. Byinshi mwabivuze, amazina ni Bajeneza Dominique Savio. Nkaba mvuka aho bita Kuruhuha. Nkaba mfite bashiki banjye 7. Batandatu turabana mu Faransa, undi umwe atuye mu Bubiligi. Nta babyeyi dufite. Donc ntuye mu Faransa, niho maze imyaka myinshi, niho nkorera, niho mfite umuryango. Donc iyo nje hano mbanje gutembera no gusura inshuti no gusura igihugu, nkongera ngasubira mu kazi. Muri make n'ibyo. Mu Bufaransa umugiye kwamara igihe kingana gute Dominique? Mbo ni imyaka niba ntibeshye ni 18, irimo iraba myinshi. Niba ntibeshye hagata. Mubayeho mute rero? Murashobora kugera amatsiko kavuga ati muri diaspora hariya ubuzima bumeze bute mu Bufaransa? Mbo ubuzima tubaho nk'abanyagihugu, turakora, twishyura impo, turatembera. Noneho nk'abanyarwanda natwe tugerageza guhura gake gashoboka, ariko turahura. Biterwa kanini n'amaregiyo tuba dutuyemo, kuko jewe ntuye mu mujyi bita Tarange, ni muri est y'igihugu. Rero uvuye nk'i Paris n'imodoka n'amasaha arenga 3 gutyo. Urumva rero nk'umuntu utuye Paris ntabwo abantu tuba tudakunda kubonana. Tubonana ari uko ari ibintu twateguye bya organisation, ushaka wenda nka rimwe mu mwaka cyangwa 2, ariko abo dutuye hafi aho ngaho turahura turaganira. Yego.
utubwiye ko waherukaga i Kigali muri 2019, ubu turi muri 2021. Rumva hagiye gucamo imyaka ijya kugera kuri 2 n'igice irenga. Ukurikije igihe wenda waherukiraga i Kigali, ni nk'ibiki wasanze byarahindutse? Buryo umuntu atembera anyura ahantu hari principal, aho nyura mvuye kuri aeroport, aho nyura ngiye gushaka hotel ndaramo, aho nyura ngiye gusura bene wacu za Bugesera cyangwa za Butare, niho umuntu abona. Donc iyo ugarutse rero n'ubundi nkanjye ubwanjye ejo bundi naragarutse, na urugero natanga wenda no muhanda, hari umuhanda naciye ko hari umuntu antije imodoka, ndavuga nti ndahazi, ndatwara nta kibazo, ariko nagezemo fone imihanda yabaye ibiri zamuka, nabonyemo n'utwuma dufata amashusho iyo barengeje vitesse, ariko ubushize nasize bari gusenya bubaka. Barakwandikiye nawe warengeje umuvuduko? Ntago narengeje umuvuduko, ahubwo natunguwe no kutubona. Ndavuga ni wow, ni vraiment nabayitoni. Abandi batubona iyo umurabyo wabakubise tayari amande yiyanditse. Donc bwa mbere nakabonye murumva nafashe taxi mvuye kuri aeroport, ariko noneho nagize ngo ntakantu kamwe karaho ngaho, ariko nabonye twinshi cyane, ndavuga ni nabo ise mbona ko byatumye abantu n'abamotari cyane ko barirukaga. Ise mbona ko hari changement yabaye mu muhanda, abantu basigaye bagenda gahoro kuko bafite image yuko bafotorwa bagatanga amande. Ariko ni changement umuntu agenda abona gutyo. Hari amazu yazamutse, ubushize nasize nasuye kuri arena, nasize ari inzu iri en construction, ariko nabonye yaruzi sininjiyemo. Nubwo njya mbona ama image muri ceremony zihabera, ariko narahageze n'ahantu haryoshye cyane kabisa, hateye kubasura, hateye envie, niko navuga. Mu nyexcuse hari gembura termezo y'ikinyarwanda. Hateye ubwuzu cyangwa amashyushyu, ugerageje wenda kubigenekerereza? Icyo niko navuga ko numvaga nakwinjiramo, ariko ntago byashobotse. Hanyuma rero ngira ngo Dominique, turi mu gihe cy'ukwezi kwa kane, ni igihe twibukiraho jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro, uyu mwaka ubu turi ku nshuro ya 27. Wowe igihe nk'icyo kigeze, ni iyihe shusho ikugarukamo wibuka kenshi nk'umuntu wari uriho muri kiriya gihe ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga? Ngewe ku bwanjye personnellement, iriya periode habayemo jenoside yakorewe abatutsi nari nkiri umwana pe, nta image mfite ibinyibutsa. Gusa nzi ko nigeze twari turi mu rugo, gusa mwumvaga abantu biruka bavuza induru, abandi bihisha. Ko ndibuka ni wacu hari abana bihishe wacu, ariko nk'umwana nawe uva wagize ubwoba ukihinda mu bandi, ntabwo ubuzi biri kuba. Ntabwo ari kubona abantu bafite ubwoba, hari abandi. Iyo image ni mfite image y'abana bahungiye iwacu, mfite image yo ko twumvaga ati kanaka bamwishe, mfite image y'umuturanyi wacu ari umudamu bishe, ariko urumva ntago nari impari, ibintu nagiye numva gutyo. Ni image yo kubona abantu bari bafite ubwoba kwa. Hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza, ufite umuryango ukomoka murimo na mushiki wawe Bamutese Marie Consolatrice, uyu akunze kugaragara we ndetse n'umugabo we bapfobya ndetse bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyo urebye wowe ko bwawe usanga babiterwa n'iki nyuma y'iki gihe cyose gishize kigera ku myaka 27 jenoside yakorewe abatutsi baye? Ni mushiki wanjye, umugabo we ni muramu wanjye automatiquement, ariko ngewe ko bwanjye ntabwo ndafata igihe cyo gusoma ibyo bandika. Niyo filime muvuga murayivuga, nigeze kubona extrait de passage, abantu babenyohereje, ariko ntabwo deja ntabwo ugiye mvuga icyongereza. Ntabwo nigeze mbona partie en français, ariko ntabwo nigeze mbikurikirana, nta bintu haye agaciro.
ni ibintu ntaye agaciro cyane ku buryo ndabyumva nkuko mubimbwiye ndabyumva, ariko ntabwo navuga ngo hano bavuga gutya hano bavuga gutya, oya ibyo no wenda nasubiraho kereka nk'ibintu banditse nkabigarukamo. Ari i Kigali sinari nabizi, nibo bambwiye TV ko tubona wanditse ahantu nkanga, ese niho ntaye ndabisoma. Nk'ibyo bintu nibyo bintu nasomye byonyine byari byatangajwe na Kigali Today Press, nta yindi nkuru ijyanye n'ibyabo ndabafronte cyangwa se mbe nasoma ku bwanjye. ko wumva ari abantu bo muri famiye umuntu yakwibaza kubera iki wenda utabishaka ngo ubisome wenda umenye ibyo bandika, kuki utagira iyo envie nk'uko uri kubivuga cyangwa se ubwo bushake bwo kubishakisha ngo namenye ibyo ari byo, kuko urumva n'abantu muhuje amaraso niko nabivuga, umwe ni umuvandimwe wawe muvukana, undi ni muramo wawe. Mafite igituma ntabisoma no kubera nabwiye ko ntembera kandi mpura n'abanyarwanda benshi, ntabwo ari benshi cyane ariko ni benshi batuye mu Faransa, turaganira barabiganira ku donc abantu bari kuganira iyo sujet bayigarukaho, mushiki wawe ni ibiki avuga, ni ibiki akora, hano yavuze gutya hano yavuze gutya, ayo kozera ndazumva. Nicyo gituma rero nta ba interesse kujya gusoma ibyo banumva nta kuri jewe ntacyo byanyunguraho banumva nta interesse mbiha igize igaragara. Ubimenya bwa mbere hari nka ryari? Urumva jenoside wari umwana ariko nyuma wenda murahunze, hari inyandiko yawe yasohotse ubivugamo ko mwaje guhunga n'iki, ariko ubimenya ko atangiye gupfobya cyangwa se atangiye iyo nzira hari nka ryari? Abantu bashobora wenda kuba bakurikiye kino kiganiro bibaza batari ko Dominique we nk'umuvandimwe yabimenye bwa mbere ryari? Bwa mbere nabimenye iyo filime bavuga isohotse, nibwo abantu batangiye kumbwira ngo twabonye mushiki wawe arimo akina muri filime. Niho sinibuka umwaka ko ni ibintu ntakorekeranye cyane, ariko byaturutse kuri iyo filime niyo yatumye numva aho biri kuganisha. Ugeze ugerageza kumuvugisha se wenda ngo umubaze uti kumbona wenda uri gupfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se uri mu bikorwa biyihakana, wigeze muvugana wenda icyo gihe? Muri icyo gihe iyo filime isohoka ntabwo twari dufitanye umubano mwiza, ariko mu muryango bibaho hari igihe mudahuza n'umuntu wenda mugatongana cyangwa ukamubwira nabi, kaba haca igihe mutagize mutavugana. Mwari mwapfuye iki? Niba wenda ushobora kukibwira abadukurikiye cyatumaga uwo mubano atari mwiza? Ni d'ordre familial, ni mu muryango. Hari igihe umuntu ashobora gushakana n'umuntu wenda ukavuga ati biriya umuntu ntago muzahuza, undi akavuga ati genda mukunda kubera jisi uvuze gutyo bikaba intandaro. Donc ni vie privée ye, nashaka kwitangaza wenda yabitangaza, ntago ni porte parole we, ariko byari mu muryango. Hanyuma bwo na nyuma urumva icyo gihe wenda filime isohoka ari nabwo wabimenye ko watangiye kujya mu bijyanye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko icyo gihe utubwiye ko umubano n'undi wari usanzwe utameze neza, ubuzima buri privé bwanyu muri famiye. Nyuma se bwo wenda mwigeze mwongera kuvugana cyangwa kuva icyo gihe ntabwo muravugana? Nyuma twaravuganye ariko bitaturutse kuri iyo filime, kuko nta commentaire nayitanze, kuko ntago nabonye amashusho, ariko nabonye ari ntumva mbonamo abarwanya leta y'u Rwanda, turabazi turabisoma, mbonamo bakambanya mwasa n'abandi ntazi. Ubwo rero iyo bagiye kwinjira wabugaragaye uri kumwe n'abari automatique nawe nimba utabashyigikiye wenda ushyigikiye ibyo bakora cyangwa bavuga. Donc ariko nyuma twavuganye ndakeka ari muri 2015, kuko niho yigeze kumbwira ati mu Rwanda nakazi kawe, kuko ushobora kuzagira ibibazo, ushobora kuzakwica, bashobora kuzakugira nabi nko dusanzwe tubivuga tunabisoma cyangwa tubibwirwa. Ariko gihe naramushubije nti nta kibazo ndabona mu Rwanda kinyerekeyeho, ndagenda ngasura ngataha, nta kibazo ndahahurira, numvaga nta mpamvu. Namushubije gutya nabwiye nti umugabo ndi kwanariza, ndamutse mbonye ari ikibazo mpahuriye cyangwa se nshobora kuhahurira sinasubirayo. Ariko namushubije gutyo en general. We yabyakiriye ate? Ntabwo yabyakiriye neza, ariko response namuhaye, igisubizo namuhaye, namubwiye ko ndi umugabo nkuze ntubatse, ntabwo nagendera ku mabwiriza y'umuntu. Kugira umuntu inama ni byiza, ariko ntabwo bivuze ko ibyo mbwiye ngo maguhita mbishyira hano ordre ngo mbikore nkuko bishaka, nagaruka abantu babaho. Donc nzi ko nta kibazo
mfite hano nta mpamvu yo kutagaruka. Kireka ndamutse nje nkagira ikosa nkora mu bindi bihugu byose, ukoze ikosa urarihanirwa. Ubwo ngubwo ni ibintu byaba byumvikana, ariko mu gihe nje nkitwara neza nkataha neza, nta mpamvu rero yo banumva nahahura n'ikibazo. Hanyuma se wenda abandi bavandimwe bawe muri famiye bo ntabwo wenda bajya bamuganiriza, cyangwa nawe iyo muri kuganira nabo bavandimwe bandi basigaye abo mubana wenda mu Bufaransa? Bo baraganira bien sûr, kuko baranasurana, ntabwo wasura umuntu mutaganira, ariko barasurana simba mpari. Ariko iyo tugarutse inyuma ntabwo ndabazi ni bashiki banjye, ntabwo ari abantu bari basutena position ye, bo baravuga bati nous sommes neutres. Ntabwo wenda bameze ngewe ndatinyuka nkavuga nige ibyo bintu simbikeneye, sinshaka no kubyumva kuko ibi c'est pas normal. Ariko bushobora gusanga bavuga ati nimba wumva ariyo nzira wahisemo kubikore, ariko wirinde gushyira amabandi bantu. Nuko bimeze. Iyo umuntu arebye wenda inyandiko yawe wigeze gusohora mu gihe gishize ivuguruzanya n'ibyo mushiki wawe akunze kuvuga, bipfobya bikanahakana jenoside yakorewe Abatutsi, none ukaba unaza mu Rwanda, ese ubu umubano wawe na mushiki wawe ndetse na muramu wawe uhagaze ute kugeza amagingo aya? Ntabwo turi abantu bafite icyo bapfa, kuko igihe ntacyo mpfa nabo. Ni famiye, kandi famiye abo muvukana bahitamo, ariko abo mushakana nabo mubana, pardon, abo muvukana ntubahitamo, ariko abo mushakana nabo mubana nibo bahitamo. Donc rero ku giti cyanjye ntacyo mpfa nabo, nta n'igihari. No mu byo bandika banavuga, uretse wenda kuvuga nabi igihugu cyacu nkuko mbyumva cyangwa se nkuko nabisomye, ntabwo aricyo bahita banshinja jewe kugira ngo wenda mbe nabashyigikira. Nanjye meze kwa kundi nkavuga nti jewe ibyo bintu simbishyigikiye, ariko igihe cyose washaka kunsura, washaka kumvugisha nka musaza wawe, bisanzwe biri normal, nta kibazo. Kandi tujya tuvugana no kuri telefone yakanyandikira, nta kibazo. Ariko tutagiye muri yasuje kuvuga ati inshyigikira, baravuga ni oya. Hanyuma ntabwo se wenda hari igihe bijya bibaho ugasanga ibintu nk'ibyo ntabwo biba byoroshye, noneho wari umuntu muri connecte direct mu muryango, hari n'igihe n'inshuti z'umuryango cyangwa abandi bavandimwe batabyakira, cyangwa se n'inshuti zabo, ugasanga umuntu warabona menace, abantu bari kumumenasa. Ntabwo byigeze bibaho Dominique kuri wowe ngo ugire menace wakira? Mbo kuba abandi bantu baza nyine bambwira ko kuri sije ya mushiki wanjye cyangwa se muramu wanjye, ibyo bibaho kenshi, babasha kubiganira, ariko ni kwa kundi mfite position mvuga nti ibi bintu ntago bindebe, ibintu ni ntago bigombye no kuvugwa, ndumva atari normal. Sasa harabavuga bati ntago twumva ukuntu wavuguruza mushiki wawe. Ntago uvuguruza umuntu wenda uvuga ati yabeshye kuko nzi ukuri, ntago wavuguruza umuntu yavuze ukuri. Ntabwo iyo umuvuguruje hani ubwo ngubwo nuko westima ko yavuze bitari byo yabeshye. Ariko jewe ku bwanjye nta menace, nta muntu uramenasa physically, cyangwa se ngo agira ikindi kibi directement nakumva ankoreye cyaba cyantusha kuri physically. Ariko jewe nakantu kagasene kamwe kabaye, hari umuntu nasuye arambwira ati sohokera hano, namenye kuvugana n'abantu bo mu Rwanda, bwo sinshaze kuvuga amazina yabo, ariko hano mu Rwanda avugana n'abantu benshi, abaciriritse, abasirikare, abapoliticiens, abaganga, n'umunyarwanda mbisanzuraho bose, ariko kuvugana nabo ntago ari ikibazo. Ubwo rero uwo muntu we yigeze kumbwira ati ndi muri sare, bati nsohokera hano. Byambaye, ariko nyine ati kubera nzi ko vugana bari abantu kandi mushiki wawe ngenda mushyigikiye, nimba uko bimeze nsohokera hano, ntuzagaruke. Bwo kigiye narasohotse ndigende. Icyo gihugu yari hanze y'u Rwanda, mu Faransa. Yarasanzwe ari inshuti yawe muntu, musanzwe mubonana? Vraiment yari inshuti yanjye, ntago navuga inshuti nyanshuti. Inshuti harimo ingeri nyinshi, ariko ari umuntu twarasanzwe dusangira, tugahurira mu mafete, bisanzwe. Niwe ntagarugamye nari mpagiye, donc urumva ko ari kubwa yarata. Navuga ko wenda ikosa nakoze, ariko navuze ko mvugana n'abo bantu nkamuha n'amazina, ariko kuri gihe c'est normal. Ariko kuri we yazavuga ati nimba mvugana n'aba bantu
je préfère kusohokera hano. ubwo kuva icyo gihe mwahise mucana umubano Kabisa nuko byagenze. ariko ubwo ni ukuvuga ko wenda usibye nk'iyo sene yabayeho nta bindi birabaho wenda mu buryo watubwiye ko mu buryo buri fizikama nta kirakubaho ariko moralement cyangwa se kumwe abantu ubona kohereje message nta birabaho. Oya nta message ndabona imenasa cyangwa imbwira ati gutya na gutya ni ibintu en fait yo ufite position yawe ubwira nafite ni abantu bakumvise cyangwa se bakuzi ko je baranze genda umuntu utaca hirya no hino iyo mfite icyo mvuga ndakivuga cyaba ari ukuri nakora nikoza nkagusaba excuse je nuko nteye ubwo rero ntabwo icyo kintu kirambaho cy'umuntu uza kumenasa ko binabayeho nambwira nti hanini muziranye cyangwa se iyo numero ko ihamagara ko ati bite n'icyo kibazo mfitanye nawe ntago biraba rero. Yego. Watubwiye ko n'ubundi utajya ubyinjiramo cyane utanabisoma ariko hari bike wenda bihari nawe ubona n'abadukurikiye muri kino kiganiro bashobora kuba bazi. Muramu wawe yari inshuti ikomeye y'umuryango wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'ubu ndetse baracyari inshuti. Ese ibikorwa bya Peter Verlinden byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi wowe iyo urebye wenda mu mboni yawe ubona biterwa n'iki? Ni ukubera uyu mubano wenda cyangwa hari ikindi runaka iyo ugerageje wenda kubiha umwanya ukaba wabitekerezaho? Mbo ibyerekeye umubano we na Habyarimana cyangwa se na n'ubu ntabwo nabihagararaho urumva nigeze kubona c'est vrai que nigeze kubona ifoto ari kumwe n'umuwahoze ari umugore wa Habyarimana ndakeka ni umugore we kuko ntabwo yabaye divorce ni veuve ariko ni image mfite gusa sinzi ibya kera imibano bari bafite kuko Peter ni umuntu ntabwo ubuzima bwe mbuzi nzi ko ari journaliste washatse mushiki wanjye akaba yandika ibitabo bivuga kuri leta y'u Rwanda nabi kuko iyo umuntu yandika igitabo cyangwa se agasohora utuntu tw'utufilimi cyangwa amakuru ugasanga wenda ayo makuru na ibintu bibi gusa kandi mu Rwanda niyo haba ikintu kibi ariko ni ku isi yose haba ibintu bibi biraba abica abandi ugasanga wenda abantu barwanye baricana byose normal ariko mu Rwanda rero niba abantu barwanye bakagira upfira muri iyo mirwano ku isi yose biraba ntago ari ngombwa guhita ukurura inkuru iyo nkuru rero niba ushaka kujya inkuru gutyo gusa ariko abanyarwanda mu Rwanda ibintu byiza bihabera ivyo rero iyo ugiye kuri page y'umuntu ukabona ibibi gusa ntubone ibyiza ahanini nawe uhita wumva aho biganisha ubwo uravuga ati bo jewe naboze ntago niyo mpamvu navuze sinabyinjiramo cyane kuko ni nko gutumwa kuri jewe ariko ko hari abandi byenterese byandika ntago akora gusa ni autonome kandi ibintu uburenganzira bwe kwandika n'uburenganzira bw'umuntu nanjye cyase nakwandika no kuvuga n'uburenganzira bwe ariko hari ikintu ushobora kwandika kikagukoraho cyangwa se bavuga kikagukoraho kuko ntago umuntu apfa kuvuga no gukora ibyo ashaka. Yego. Dominique muri abo bantu bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi bari hanze y'u Rwanda benshi biganjemo abavuga ko uje mu Rwanda hohoterwa kaba yananyerezwa kaburirwa irengero. Ese wowe ubundi tubwire n'abakurikiye ikiganiro wakiriwe utaho wagiye ugera hose yaba mu Bugesera yaba i Musanze hari abagiye babona n'amafoto cyangwa se niyo ugarutse mu Rwanda wakirwa ute? Mbo nyine naje mu Rwanda 2009 kurumva nari navuye muri 1994 duhunga intambara nahagarutse mfite envie yo gusura igihugu cyanjye kuko amahanga ni mahanga ariko uyu twedeje wemera ko yitwa umunyarwanda ugomba ufite igihugu naje nje gusura igihugu nje gusura kumenyana n'abanyarwanda ko nta muntu nari nzi personnellement mu Rwanda hari mfite image y'abana twiganye muri primaire wenda ariko ni ibintu bya kera ku buryo nari nzi izina gusa nta image mfite ariko nabo mu 2009 nibo nabanje kubareza amazina abantu baranyabora ndababona bati ni wowe Savio ngubwo naho byahereye ariko naje mu Rwanda afite contact y'umuntu umwe
yo mubyara wanjye kuri telefone nta n'ifoto icyo gihe WhatsApp ndakeka zaje zitaraza ku buryo umuntu yakoreza amafoto y'iwanyu n'ibiki, ariko ubwo murumva naje nzi umuntu umwe ari we ndi connecteho anyereka abandi bashuti be, nyuma ndongera ndagaruka ngera mfata zisyo kujya ngaruka kabiri mu mwaka ko akazi nakoraga na station nari ndimo byarabinyemereraga. Donc nagiye menyana n'abantu beshi cyane, yigeze banyurishima igihe nahageze ntavuga ikinyarwanda cyinshi cyane kubera ko narategwaga, ariko naranavugaga benshi bakajya babanza ko se uriya no Murundi cyangwa no Mukongomani, ikinyarwanda avuga ko twumva kitari ajo, ariko nyuma byaraje nanjye nagize amvi yo kukimenya neza cyane, ariko byamfashije mu kugaruka kenshi cyane ko nigeze no kugaruka amara amezi 2 ko nari mfite konje ibinyemerera. Donc mu gutembera hano kenshi cyane byatumye menyana n'abantu benshi cyane, ariko nkubwiye nk'amariste ni benshi b'ingeri zose bakwakire neza, banyakira neza vraiment. Iyo uje uri umuntu ufite umutima mwiza ugaragaza ko nta kibazo zanye, nta mpamvu yuko abantu batakwakira neza. ubona bariya babiterwa n'icyo bavuga ko uje ahitanyerezwa akaburirwa irengero, nawe ujye ubibona ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu umuntu yavuga ngo byeze. Kunyerezwa rero sinzi kunyerezwa nimba numva neza no kuvuga umuntu yabuze, ndakeka niko nabifata. Kurirwa irengero rero nanjye buriya nkuko ngukundi hano niko afite niko mbyimagine, niko mbifata ku giti cyane. Shobora gukora ikosa, shobora kubari urafunze, ariko shobora kujya mu kabari nkarwana n'umuntu. Ntago rero uko mvuye mu mahanga binyemerera gukora amakosa. Icyo gihe polisi niza izanjyana inshyira ahantu, ntago bazatangaza ngo kana katara mufite umunsi, shobora kumaramo n'icyumwe, ubwo nanjye ubwo ngubwo nzaba naranyereje, ariko ubwo gihe kizagera nisobanure ndakeka naba presenter namutse nakoze ikintu gikomeye, icyo gihe ndakeka nakongera nkaboneka. Rero nimba ari uko kunyerezwa simbizi. Hanyuma rero wowe ujya wenda ugira icyizere ko mushiki wawe nkuko nyine abamaze kubona ko ugaruka mu Rwanda ntugire icyo uba, ujya ugira icyizere ko nawe ashobora kuzahinduka akagaruka mu Rwanda? Icyizere cyo ndagifite kuko hari n'ibihugu birwana bikageraho bikajya mu mishyikirano ko bibona nta intérêt yo gukomeza kurwana, ntacyo bitanga. Nawe rero ndakeka igihe kizagera avuga ati umusaruro sinkuyemo n'uwo, kuko nimba rero ashaka kuba gusimbura, ntago najya kuvuga Perezida Kagame kandi n'umutegeko umurenge wacu busimuzi, ntago ibintu bya politike byo buranja mbyivangamo cyane. Ni nko najya kuganira ibintu by'ubwarimu kandi narabaye umwarimu, mba numva inyobye. Ariko we nimba rero uwo murongo ari warimo, ndakeka ibyo arimo abizi. Nimba rero hari ikintu wenda akeneye kuzageraho muri kino gihugu, cyangwa se hari abantu avugira, ibyo ngibyo ndakeka ari bo bizi, ntabwo naba ndengereye. Gusa ndizera ko ntabara umuntu ushishoza izajya ku murongo. Kandi ashobora nuko yega ikintu wanditse buriya kirarushya kuba wagisiba cyangwa se wagihakana. Ariko none se hano ko hari abantu bakoze jenoside basabye imbabazi bakababarirwa, ndakeka nta muntu mushiki wanjye, ndakeka ndanabizi ko nta muntu yishe, ariko nimba akeneye kubaho neza aharabaho neza, ariko nimba akeneye kuzaza mu gihugu cye neza, ubwo abamugira inama bazamugira inama nziza, yaza. Ntago ni igihugu cyatweza, kino gihugu nta muntu iyo mbikurikiranye nta muntu bajya babwira ngo gumiyure, ahubwo hariho kuvuga ati mugerageze mutahe cyangwa se mujye muza musubireyo, kuko nanone abantu bose bakuye bari ngo batahe igihugu kirahomba, kuko tuba turi kwiga, natwe tuba turi mu masomo, tuba turi abo tuganira tubabwira ati hano dukora gutya, hano bakora gutya. Donc ni nko kugira abanyeshuri bakajya mu bindi bigo byinshi. Donc iyo tubashije kuzana izindi connaissance mu gihugu cyacu, ni inyungu z'igihugu. Donc kuba abantu bataha bose ngo bave hanze, ndakeka ikintu gihugu cyaba gihombye. Ariko nanone ni byiza kugaruka tugasubirayo, ntwabasha no gutura gatura, byo ni byiza cyane. Hanyuma muri rusange rero uri mukuru, umaze kuba mukuru, urumva jenoside yabaye ufite imyaka 3, ariko nyuma warakuze imyaka 8. Mbabariro wari ufite imyaka 8. Urumva haciyeho 27 jenoside ibaye, ubwo urumva ubu ni nkaho ufite 35. Urumva uri mukuru,
wageze igihe urakura, noneho nyuma ya jenoside kugeza ubu ngubu usanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo iyi ngengabitekerezo ihakana ndetse n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi bikiganje cyane cyane mu banyarwanda baba hanze y'igihugu bigabanyuke cyangwa se binacike? ejo bundi nahoze ndeba televiziyo y'ahantu hariho minisitiri atanga nyine ikiganiro kijyanye n'abajene. Donc hano muri kino gihugu nabonye hari systeme nziza yo kwigisha abakiri bato kugira ngo nyine batinjira muri iyo systeme y'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ari hakurya naho nkatwe tukiri bato harimo kategori nyine y'abatwebwe vuga ati nkanjye nyibonye nishyizemo, avuga ati ibyo bintu si byabaye ni ntuze ni isoni zo uvuze ko uri umunyarwanda, nkanjye mvuze ko ndi umunyarwanda nkabwira wenda umuzungu nasuye cyangwa se kambaza ngo harya kuba ndi umunyafrika n'umunyafrika se ngombwa ko abimbaza biba byigaragaza. ariko iyo amaje tuvuka nkabwira ati mvuka mu Rwanda, birababaza kuba avuga ati handi habaye jenoside. Donc ubusebye igisebo, donc useba rero biba bibabaje. None rero nkanjye mbavuga ni ibyo bintu c'est malheureux, c'est honte, ntago ni ibintu bitagombye kubaho ku isi yose. Hari n'abandi bavuga ati ibyabaye barabimeritaga. Ubwo biterwa n'iki? Biterwa n'umuryango entourage urimo, bigaterwa n'umuntu ku giti cye ko yakira ibintu. Kuko sinumva nk'umwana tungana cyangwa nduta nise umwana kubera ngarutse muri icyo gihe cyangwa se narutaga muri icyo gihe ajya muri kote yo gupfobya jenoside kandi atazi. Kumuhindura rero ni ukuganira kugira harabonye nganira nabo bakavuga ati byari byose ufite rezo biriya bintu se honte. Ariko abantu bakuru bo kubibakuramo biragoye kuko ahanini ntibashaka no kubiganira. Donc iyo umuntu yishyizemo ikintu akavuga ati kaniyi aba yumva byagombye niyo muvuguruje bakubwira ati shika mwana we ntabyuze. Ibyo byambaye kenshi cyane uvuga ati ntukavuga ibyo uzi ntukavuga ibyo utazi. Icyo gihe uravuga ati bo ariko ubwo message biratambutse. Dusoza rero ubutumwa bwawe muri kino kiganiro ko wari ugikurikiye bwabo buwe? Ubutumwa bwanjye ubwo ngarutse nyuma gato, igihugu umuntu utekereza ko ari igihugu kinyereza abantu ntago ntawanyereje, kandi ngiye mu mibare ushobora gusanga ari inshuro zirenga 10 kuva 2009 ko nagezo nkagenza kabiri mu mwaka. Mwumva ni inshuro nyinshi. Nta muntu rero wanyereje, nta n'umuntu wigeze umuhotera. Igihugu rero cyacu niyo nkuri Kinyamakuru niyo ndi hariya kuko ntago nshobora burya ntago nshobora kurara ntasomya amakuru, wenda njya kuri Google actualité nkashyira mu Rwanda nkareba ibyabaye cyangwa se nkasoma Igihe nkareba. Donc nsoma amakuru menshi, ariko nasanze hano atari igihugu kibwira abantu bati ntago tubashaka, ahubwo ni igihugu kibwira abantu ati turabakeneye, ariko ntawe kizana ku ngufu. Kidukingurira imiryango, wahagera wakenera serivisi ukayisaba barayiguha. Rero nabakangurira ko ubwo turi hanze ntabwo twahaha kugira ngo twahaha byinshi kugira ngo tubashe no gufasha bene wacu tunataye. Niba ngombwa wenda tunabafasha kugira ngo batugeraho bari bakore nk'ibyo dukora, kuko ntago dukora ibintu bibi, dukora ibintu byiza byemewe. None nabo babasha kuba bagera kuri niveau turiho, nabo bagira icyo bigezaho. En general nicyo navuga. Yego. Nta mishinga mbese watangiye ko ngira ngo umwaka ushize bwo icyorezo cya covid cyari kimeze, hari n'inkunga watanze y'udupfukamunwa ahantu hamwe, ariko biranavuga ko hari n'imishinga wafite. Ubu nta mishinga wenda umaze kugira, n'ibihari bigeze hehe uri gukorera mu Rwanda? Imishinga irahari, gusa muri kino gihe covid itangira nari mfite projet yo gukora renovation. En fait noreye hano numvise bavuga tutubenzi nakoze umushinga ko tutubenzi wacu hariya ku Ruhuha, nari nubatse ibintu bya kijyambere ko ubwo ngubwo byagezeho nshaka kuzikuramo ko nari noreye Inyarwanda kugira ngo nshyiremo inzungu. Ubwo rero kino cyorezo cyaje ntarabigeraho, ariko ubwo urebye nacyo cyangaruye hano ko ejo narahazuye, ejo niho narindi no hatuye twaravuganye ushaka kubimfashamo.
turimo n'ubwo wabona ari warumpamagaye ko turi gukora utudevi noneho dutware renovation kukuramo n'umwaka ushize ni mwinshi noneho tushyiremo iza kizungu kugira ngo twunguke ko Bugesera bari gutera imbere. Ejo bundi narahageze nafashe kaburimbo kuva i Kigali kugera mu birometero 3 uvuye ku Ruhuha, no kuvuga naho navukiye ubundi kaburimbo ndakeka nzagaruka mu kwa 7 ihari. Naratangaye ntabwo hari iterambere riteye ubwoba, vuga rero iyo terambere kaburimbo ubundi nituma abantu baturahana ari benshi n'abagenda bamukira rugendo bakahagera. Uwo mushinga rero nawo ni umukomeza cyane neza yuko uzagifasha abantu kubona tunyama hafi aho ngaho. Reka tugushimire cyane wakoze kutwemerera ko tuganira kandi tunakwifurize urugendo ruhire buzabusubiye mu Bufaransa. Okay, murakoze cyane kandi ndabakunda.